gira imikorere nayo biranga rangira ninjiye mu mwuga w'uburaya numva narya gasambanye nkambara sambanye nkishura inzu sambanye ubwo busambanye naje kugira umwana aratsinda. Yego uwo mugabo mwaye mwararanye mu gashangiro muri gusambana umwiba telefone bucya mu gitondo uratashye niyo telefone. Ndagenda rero ngiye kuyigurisha kuko sinari imunsi ngiye kuyigurisha niho nafashwe. Ninjira mu rusengero ndihana numva ko ibyaha bitamvuyeho basohotse amateraniro nasanzwe umupasteri bandangiye bambwira ko yitwa Munganye kimushanga mu biro yeze yo ndamwaturira maze kumwaturira rero aransengera amabibiriya amaze kuma bibiriya numva ko abana aribo bazansomera ko ntabwo nari narize ariko byatangiye Imana inyigishije gusoma amenya gusoma kumva ijwi ntangira kuganira n'Imana. Imana irambwira ngo aho wanyura gusebya ugiye kwanyura umvugira. Natangiye mu mudugudu nari intuyemo nanjye rero kubwiriza guhanura mbese bigenda biza nyuma yaho Imana imani no gusengera abarwayi. Ubwo nangira rero kubwiriza gutyo uko kubwiriza ndavuga se Mana niba ndi kubwiriza mu muhanda nkaba nagira ntanareba nanjye ngo ndebe menye n'umuntu cyangwa mbe nagira impano nge wamaye Imana yo gusengera abarwayi naje kuyibona ntangira no kwerekwa rero ubwo rero nangira kuvuga ubutumwa gutyo. Reka mbasuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mahanga mu mvi Kinyarwanda ndabasuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe nitwatuma Imana Concorde ikashimire abantu bafashe umwanya bagakanda ahantu handitse subscribe bakadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda gusabiye umugisha. Gahunda nabasezeranije ni ukutabicisha irungu ahubwo ngomba gushaka abakozi b'Imana abantu bafite ubuhamya umuntu ufite ikintu yasangiza abandi abantu bababaye kuko burya muri iyi si turi magirirane nkwigiraho nawe ukanyigiraho nakumva ibyakubayeho nanjye naba mbirimo ngahumurizwa. Niyo mpamvu imbere ya kamera turi kumwe n'umutumirwa agiye kutwibwira aravuga amazina narangiza dusengere uganga Imana itihoremo iki kiganiro. Ni karibu umukozi w'Imana. Nitwa Nyirambarushimana Donata abana yishanga banamuzuka umubyeyi watawe n'umugabo Yesu arantoragura nanjye narasezeranye nk'abandi umugabo aza kuna Yesu arantoragura anjyana muri ADPR imo ndi gusengera nimo nkorera umurimo w'Imana wivuga butumwa. Ni karibu n'isengesho ganga Imana ituyobore ubundi tuganire. Mana mu izina rya Yesu izina rifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi izina dukirizwa amezina twaboneyemwe amahoro n'irya Yesu Kristo watubambiye ku musaraba. Ndongeye ndagushimye nge wa mugore watoraguye data wari waratawe uganoragura kangira umwana wawe ukanuma ku bana bawe. Gushimiye rero ko wandindiye rata muri uru Rwanda rwacu warandinze wamaye inshuti n'abavandimwe ariyo mpamvu uyu munsi wa none nagize kugira ngo nitabire ubutumirwe bwo kugira ngo nganire n'u Rwanda kandi nganire n'abandi bo mu bihugu byo hanze. Yemerera aka kanya rero nakubwiraga ngo data nyemerera aka kanya icyubahiro cyanjye kibure icyawe ari cyo kiboneka. Nyemerera rero mvugishwe nawe aho kwivugisha ahubwo reka mvugishwe nawe mu izina ryawe Yesu amen. Yego ni karibu batubwiye ko yitwa Nyirambarushimana Donata Muzuka Aisha inkomoko ayo mazina yavuye arindi nibagiwe watawe n'umugabo Yesu akamutoragura tuganga uduha amakuru neza inkomoko y'ayo mazina yawe rwose. Ndumubyeyi wavukiye Rutsiro. Mugabo wa mbere yarapfuye asigira abana babiri. Shaka uwa kabiri rero amvanye iwacu yari umusirikari araza ngejeje i Musanze turabana tubyarana abana babiri yahita ava mu gisirikare aba umudemobi. Gihe cyarageze umugabo arana amaze kuna aranjugunya hanze n'inzu twari twarubakanya hose yari yaraduhaye mu gipangu inzu barayindiye bamaze kuyindya ngeze hanze ubuzima burancanga birangira imikorere nayo biranga rangira ninjiye mu mwuga w'uburaya numva narya gasambanye nkambara sambanye
nkishyura inzu usambanye. ubwo busambanye naje kugira umwana aratsinda, bamwohereza i Gatovu, buranwa amafaranga yo kumwishyurira nayo nasambaniraga. narishyuye umwaka wa mbere, agiye kujya mu wa kabiri faranga ndayabura. ariho agiye kujya mu wa kabiri mba ndakijijwe. nkijijwe rero amafaranga ndayabura, muzana no muri nayini nayo ndayabura. birangira umwana avamo, ninjira mu buzima bubi, nicwa n'inzara. ibyo nari mfite byose byari byaragiye, nambara ubusa. nagiye ngira abavandimwe bakajya bamutwenda, nkajya nambara. ariko nk'uko kwambara ubusa sinirebaga, kuko icyari kindimo cyari kimaze kunyinjiramo, ntabwo cyanyemereraga ko nari maze gukizwa. kandi ubwo gukizwa nabwo nakijijwe mvuye mu ubwo buraya. niho namaze gukizwa, maze kwinjiramo neza. Umva nakijijwe mvuye mu nuza mu kabari, niho ninjiye mu rusengero hari ku cyumweru saa 3 z'amanywa. maze kwinjira mu rusengero niho nihanye, ubwo nangira gukizwa gutyo. sinari nzi gusoma, namenye gusoma kubera Yesu, nkomeza kubana nawe. sinirebaga ku myambarire ngo nirebe, bambonaga bose bambonaga nk'umusazi, ariko icyari kindimo ngewe ntacyo nirebagaho. ubwo nakomeje gusenga, Imana ikomeza kubana nanjye, itangira kunyigisha gusoma. ntangira gusoma, itangira kumivuga butumwa. rivuga butumwa rero naho ivuga butumwa ryo mu muhanda. numva ijwi rimbwira ngo aho wanyura gusebya ugiye kuhanyura umvugira. hari aho wanyuze, ari naho utanyuze wose ugiye kuhanyura. byarangiye rero ntangiriye mu mudugudu nari ntuyemo. nafatiwe ndi kumva iryo jambo, naryumviye muri Menge, ahantu nari nihereye mu Ibuye. na n'ubu ndacyajyamo, hari abambonagayo rimwe na rimwe. ntangira kuvuga ubutumwa wo nuye mu mudugudu wo nuyemo. bangira umusazi, avuga ati noneho yataye umutwe, yabaye umusazi. ndangiza umudugudu, akagari ndakarangiza, imirenge ndawurangiza, amasoko njyamo, umurenge wa Muhoza wose ndawurangiza, intara y'Amajyaruguru ndayirangiza. ndangije ndagenda njya muri Gisenyi, naho mvuga ubutumwa ndaharangiza. njya muri Kigali, za Muhanga, za Ruhango, misozi yose ndagenda ngeramo, aho hose mbana n'Imana. birangira Imana imbwiye ngo ningende ngehe, ningende nge mu Bugande. mu Bugande naho ndagenda njyayo mvuga y'ubutumwa, ntangira Ikinyarwanda. birangira nangiye menya Akagande. ndangije ndambuka rero Victoria njya mu Bizimba hagati, aho naho mvuga ubutumwa ndabuvuga mu rusengero, mu masoko, mu mihanda. ndataha ndaza no muri Kongo, nagiye igice kimwe. kandi na n'ubu ndacyakomeje urugendo. ariko bivuge ngo ibyo byose nakubwirwa, n'ukubwirwa n'ukugira ngo ngende mbabwire bihane, barokora ubugingo bwabo, kuko nta kiza kirimo. kandi nanjye nirebye mbona muri ibyo byaha nta kiza nigeze mbonamo, nta n'amahoro nari mfite. erega nabariya nta mahoro nabo baba bafite. wumva niba nara ijoro ryarabaga amanywa, karari ijoro, ntabwo urumva ko naryamaga ngo sinzire. yego dona, reka tubikore gutya. hari igice uri kumwe n'umugabo wa mbere, hari igice uri kumwe n'umugabo wa kabiri araguta, ujya mu buraya. hari ikindi gice ukijijwe. ngiye kujya nkuyobora gutya muri buri gice, utubwire uko byari bimeze. hari n'imyaka umuntu aba atibagirwa pe, igihe umuntu yavukiye, igihe umuntu yashakiye, igihe umuntu yakirijwe, akenshi iyo myaka ntabwo umuntu akunda kuyibagirwa. umugabo wa mbere yitaba Imana hari mu mwaka wa ryari, niba wibuka? hari 2000, hari 9 hari 9. ubwo uba mu buzima bw'ubupfakazi imyaka ingahe kugeza aho baniye n'uwo mugabo wundi wagutaye? 9. niwe yari amaze gupfa. 9. mbese ubundi ho mu biba mu kubaho kwanjye, ubundi nabyaye mfite imyaka 14. 14? bafashe ku ngufu muri Kongo. imyaka 14? 96. none nafashwe ku ngufu. naburanye n'ababyeyi. maze kuburana n'ababyeyi rero birangira bamfashe ku ngufu. umugabo wari umfashe ngumana nawe, tumaze kubyarana abana 2 ahita yipfira. ubwo rero nahungutse njya kwa mama. ubwo wahungutse ufite abana 2?
ngeze kwa ba mama rero mbasigira mama niho nakubitanye n'uwo musirikare amvana iwacu yego aranzana rero angeza hano i Musanze turabana turasezerana. Umubana ni muhe mwaka? Twabanye 2009. 9 abari bwo mubana muranasezerana mu buryo bwemewe n'amategeko? Yego. Twasezeranye 2005. 2005 nibwo mwasezeranye? Sezerana mu murenge gusa. Yego, mu Virutsiro muza gutura hano i Musanze naho turi gukorera ikiganiro. Yego. Turabana rero tumaze gusezerana turabana twubakana inzu isaduhereza ikibanza mu gipangu cye mu rya 6. Yego. Noneho rero dushyiramo inzu umva ko aduhaye rero ari umwana w'ifura numva ko nta kibazo bitanze. Nukuri pe. Cyo kubaruza rero yarubaruje nk'urugo rumwe. Mungu yaratangiye kuna. Yego. Giye kubaruza banga ko ndubaruza ngo nibarubaruza nk'urugo nagwa nabo barucamo 2. Hari igipangu yaraduhaye mu ikibanza. So bukwe abahama ikibanza hose hamubaruyeho. Yego. Ubwo banjugunya hanze ngeze mu bukode n'umugabanamo yari imitwe yari yakozwe we nasi. Yego. Banjugunye hanze rero ubwo ni ubuzima bubi nabutangiye bwo mu Burayi. Muri 2000 na kangahe mwasezeranye? 2005. Ubwo nyibyibuka agiye biranacana. Yego, gufata amatariki y'ibyo bintu biranagoye. Sinina nabyiseho kuko ugengezemo nta nubwo nyibitekereza. Ntacyo ariko turibuka igihe wakijijwe cyo tugomba kukibuka. Yego, uba mu ubwo buzima umugabo yagutaye naho hantu kuba wahabaruza biranga ubwo so bukora hakunyaga. Giye kuburana rero kuri maje bavuga ko ubutaka butanyanditse atari ubwanjye. Yego. Ubwo rero nangira nk'ubwo buzima ubwo nkajya nishyura inzu ayo nasambaniye. Yego. Abana bakarya nasambanye. Mbese buri kimwe cyose ni wowe wari umwuga wanjye. Uwo mwuga rero byarangiye mbayeho n'iki no guteka imitwe. Ubona vango wabaye indaya ubu muteka mutwe ubu musinzi urumogi na za kanyanga zose mvanamo n'inda zanjye. Ibyo byose mbibamo rero. Yego. Maze kubibamo rero ubwo nyuma yaho nyine niho naje guhura n'Imana impagakiza. Yego, kuko ibyo wabibayemo uri umupagani ariko ubu turi kuganira uri umukristo uri umuvugabutumwa uri umuhanuzi. Noneho ya tariki wa mwaka wamirinda uvuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nje. Icyo gihe ni ryari byagenze utoga ngo bibe binatuma turi kuganira? 2017. Yego. Gusa nuko nibuka umunsi hari ku cyumweru saa 3 z'amanywa. Nubu tukuganira ku cyumweru. Umunsi ni anniversary yanjye. Yego. Umunsi njya nishima cyane. Aho rero niho nari nibye umugabo telefone nayibibiye mu gashangiro. Ngiye kuyigurisha numva umugabo mwaye mwararanye. Yego, uwo mugabo mwaye mwararanye mu gashangiro muri gusambana umwiba telefone bucya mu gitondo uratashye niyo telefone. Ndagenda rero ngiye kuyigurisha kuko sinari imuzi. Ngiye kuyigurisha niho nafashwe. Ninjira mu rusengero ndihana. Numva ko ibyaha bitamvuyeho. Basohotse amateraniro nasanzwe umupasteri bandangiye. Bambwira ko yitwa Munganye Kimushanga mu biro. Yezu ndamwaturira. Maze kumwaturira rero aransengera amabibiriya. Amaze kuma Bibiliya numva ko abana aribo bazansomera ko ntabwo nari narize. Ariko byatangiye Imana inyigishije gusoma menya gusoma. Ubwo nkomeza gusenga ninkwibatira nibature za mu gitondo. Nkajya ndajya no mu misozi na nibature buri gitondo kare kare saa 11 nabaga nageze mu rusengero. Byatangiye kumva rero natangiye kumva ijwi. Ntangira kuganira n'Imana. Imana irambwira ngo aho wanyura gusebya ugiye kwanyura umvugira. Yego. Natangiye mu mudugudu nari ntuyemo. Nose dusubiye inyuma ugikizwa 2017 ugeze mu rusengero urihanye pastor aguhaye Bibiliya. Izo mpano ufite ubu ngubu z'ubuhanuzi zo kujya kubwiriza abantu mu muhanda mu masoko byo byaje mu wuhe mwaka? Uwo mwaka byajemo cyase no gutaka yuko umwaka wari umaze igihe kingana iki ukijijwe? Kujya kuvuga ubutumwa nari maze mu imyaka 3 ubwo ni 2020. Ubwo niho natangiye rero kubwiriza guhanura mbese bigenda biza. Nyuma yaho Imana imani no gusengera abarwayi. Yego. Ubwo nangira rero kubwiriza gutyo uko kubwiriza ndavuga se Mana niba ndi kubwiriza mu muhanda
nkaba nanagira ntanareba nanjye ngo ndebe menye n'umuntu cyangwa mbe nagira impano nge wamaye impano yo gusengera abarwayi naje kuyibona ntangira no kwerekwa rero ubwo rero ntangira kuvuga ubutumwa gutyo mbwira abagabo Imana inuma ku bagabo ngo bagabo munyugwe n'abagore banyu mureke ubusinzi bwanyu n'ubusambanyi bwanyu n'ibiyobyabwenge mugire urukundo mu ngo zanyu mwige kubabarira no gutanga imbabazi kugira ngo Imana ibarengere. Imana irambwira ngo mbwira abagore b'iyi minsi ngo bagore namwe munyugwe n'abagabo banyu mureke ubusinzi bwanyu n'ubusambanyi bwanyu n'ibiyobyabwenge ngo mugire urukundo mu ngo zanyu ngo mwige kubabarira no gutanga imbabazi kugira ngo Imana ibarengere. Imana irambwira ngo mbwira abakobwa bo muri iyi minsi ngo bakobwa bahagarare ku busugi bwabo birinda ibiyobyabwenge byo kubajyana mu ngeso mbi z'ubusambanyi babashukisha impano z'amafaranga n'amatelefone bakabicira ubuzima abenshi bagatwara inda batateguye ndetse bakazivanamo bagakuramo impfu zitandukanye. Imana irambwira ngo nimbabwire bagarukire kugira ngo Imana ibarengere. Imbwira ngo mbwira abasore bo muri iyi minsi ngo abasore muhagarare ku bumanzi bwanyu mwirinda ibiyobyabwenge byo kubajyana mu ngeso mbi z'ubusambanyi abenshi mugasaza imburagihe abandi mugakurizamo impfu abandi mugakurizamo ibisazi abandi gereza zikabatoragura. Imana irambwira ngo mbabwire bagarukire kugira ngo Imana ibarengere. Imana irambwira ngo ningende mbabwire abazemera bazabona ubugingo abanze bazabona bazagira bazarimbuka. Nukuvuga ngo abazemera bazajya mu ijuru abanze kwemera nibo bazajya muri wa muriro utazima. Imana irambwira ngo ningende mbabwire kandi ntagire umuntu nzarobanura ngende mbabwire bose haba mu misozi haba mu migi haba ahantu hari hose ngende mbabwire. Nkuko rero mw'iryo vuga butumwa nabwo nashima Imana ko nta muntu wigeze antera ibuye kandi nagiye ninjira ahantu hatandukanye no mu kabari naho bita muri za dobandi hose nagendaga njyamo ahubwo nibo baminduriye izina banyita mama pasiteri. Nkomeza gukora umurimo w'Imana ari nako ngenda mbwirwa n'ijambo. Imana imijambo muri Yeremiya 51 murongo wa 6 havuga ngo iherezo ry'i Babuloni ngo nimuhunge muve muri Babuloni ngo umuntu wese akiza amagara ye muticwa muhoga icumuro cyawo kuko ari igihe cyo gora kuwiteka kuko azahitura ibihakwiriye. Babuloni rero wari umurwa wuzuye ibyaha ahantu hakorerwa ibyaha bitandukanye hari ubutinganyi hari ubusambanyi hari ubujura hari ubwicanyi mbese hari ibintu bikorerwamo byinshi. Bivuge ngo natwe rero iyi si yacu imaze kuba nka Babuloni ariko kubera turi kumwe n'Imana rata tugomba guhaguruka tugasenga tugacyaha ibyo byaha bikavamo. Ibyo byaha rero hari abashobora kujya mu rusengero bakabwirwa hari n'abatabasha kujyayo ariyo mpamvu rero Imana igenda itwohereza ngo tugende tubaburire nkuko Nowa yaburiraga. Imana irongera imijambo nanone muri Yesaya igice cya 18 ngo nimuze tujye inama ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku birahinduka umwe rudede bise na sherege ngo bise n'ubwoya bw'inama bwera ngo nitwemera tuzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nitwanga kumvira Uwiteka inkota y'Imana izaturya. Bivuge ngo yarambabariye kandi koko nzi ko yambabariye uko yambabariye nawe niko yakubabarira. Wikwiheba we wa mugore wewe ndabirashoboka ko waratayiwe n'umugabo nawe ugiye kwibona wibona mw'uyu mwuga ariko naje kukubwira ngo hungira kuri Yesu ni ufite amahoro. Birashoboka ko wa mugabo we nawe waba ufite karande zo mu miryango naho bakabarata harimo mu gisekuru cyabo hari abantu bari bameze gutyo batungaga abagore benshi bagendaga bakabakaba ingutiya z'abagore. Nawe hungira muri Yesu ngwino kwa Yesu arabohora nanjye yarambohoye. Birashoboka ko umwana w'umukobwa nawe waba ubirimo wenda hari igihe utabyaye ukaba waravanye mwinda nkuko nazivanyemo cyangwa se ukabunywa n'utunini nawe ngwino uze muri Yesu aracyagufitiye icyizere kuko hari impamvu utapfuye kugira ngo kuba utarapfuye ntago ari kubwawe ahubwo Imana nuko ikigukunda nawe waza ugahungira muri Yesu kuko niho hari ubuhungiro. Birashoboka wa musore we wireba ukareba ubuzima bukaba byaranze ndetse hariho n'abana b'abasore bagiye bahura n'ibibazo bakabyarwa n'ababyeyi bafite ikibazo cy'ubwandu kaba waragiye kwibona ukabusanga mw'ubwo bwandu ariko naje kukubwira ngo Yesu ari gukiza byose. Yesu ni karuhura izo ndwara zose arazikiza ngwino uhungire muri Yesu.
bivuge rero ngo nta cyaha Imana itababarira, nimwemera rata tuzarya ibyiza byo mu gihugu. Irindi jambo nanone Imana yamaye mu gutegeka kwa 2:28 ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe nuwo kwitondera amategeko Imana igutegetse uyu munsi rata, nibya byahura avamo ukavamo, uzagira umugisha hehe mu mudugudu, uzawugirira mu mirima, uzawugira mu mbuto zo mu nda yawe, niba abana turi kubyara ni mbese mu mbuto zo mu nda yawe uzarugira umugisha mu byo ukora byose. Ni bya bindi turi gukora ya mirimo dukora mu isi, birashoboka ko waba umesera abantu, birashoboka ko waba uhingira abantu, naho waboneramo umugisha, ntaho umugisha utahari ngo uzagira umugisha mu nuza mu majya no mu maza, birashoboka. Ni mu bihugu byose hose twagira gute twaboneramo umugisha, ndetse paka tubwira ngo abanzi bawe bazagutera baciye mu nzira imwe, Imana batatanye baciye mu nzira zirindwi. Uri kumva ko iyo turi kumwe n'Imana nukuvuga ngo cyagera rata tuba dufite umugisha. Iyo uri kumwe n'Imana hari umumarayika w'umucyo ugendana nawe, wa mumarayika w'umwijima aba yaragutaye kubera ko uri mu marayika, uri kumwe n'umumarayika w'umucyo. Nukuvuga ngo ibyo uzakora byose bizagira gute, bizaba iby'umugisha. Ngo banze bazagutera baciye mu nzira imwe, Imana batatanye baciye mu nzira zirindwi. 15 ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondera amategeko y'uburyo bwose utegetswe uyu munsi, uzaba ikivume mu mudugudu. Erega burya hari ubwo umuntu aba ikivume, buriya nanjye nari ndi ikivume, birashoboka ko nawe waba uri ikivume, ariko uzi kugira ngo utambuke uvuge ngo dore yandaye iratambutse, birababaje biteye agahinda. Uzi kugira ngo utambuke ngo dore wa musinzi aratambutse, birababaje biteye agahinda. Birashoboka kugira ngo utambuke bakwe ngo dore wa muroza aratambutse, birababaje birateye agahinda. Ariko ibyo byose nibyo byaha byose, kuko byose ababarira, ntacyo atababarira. Mureke duhungire muri Yesu kuko ariho hari amahoro, niho hari ubuhungiro, nta handi hari ibyishimo, niho hari ibyishimo. Kandi hejuru y'iyisi tuzabona n'umunezero mu ijuru. Ko Yesu ajya kujya mu ijuru yasize abwiye intumwa ze, arazibwira ngo agiye kuzitegurira ngaho zizaba, wagiye kudutegura aho tuzaba. We yabaye hatahari ngo abatubwiye ko mu ijuru hari yamazu, mu ijuru hameze neza, mu ijuru abazaba bariyo nta mubabaro n'agahinda bazagira. Ruvanga imibabaro yose tuzahura muri iyi si. Bivuge ngo rero hari igihe ufite ibibazo, birashoboka ko umugabo yagutaye, birashoboka ko umugore yakwanze, hari igerega n'abagabo nabo hariho abagabo barushye. Ntabwo abagabo bose ari abanyamafuti, hariho n'abagabo barushye. Noneho ikibabaje umugabo warushye adafite ifaranga, hari igihe usangaga nawe ahuye n'ibibazo ukabona birarenze. Kubera ko birashoboka, kubera ko washatse umugore ni wasenga, wenda ushaka umugore utarabanaga n'Imana, ushaka umugore agukundira amafaranga, nawe amaze kubona amafaranga akakuvuyeho, ugasanga amafaranga yahise agira gutabaye amafaranga, wa mugore aragutaye. Ndetse ugasanga gutanye n'abana, ugasanga abana ubuze ubushobozi, ugasanga nibyo bibazo nabi urabifite. Ariko wa mugabo we naje kukubwira ngo nta handi hari ubuhungiro, nta handi wabonera amahoro uretse muri Yesu. Kizwa neza winjire mu Mana, Imana ishoboye byose. Birashoboka yuko nawe waba warapfakaye, ugapfakara ukiri mutoya, ndetse mw'ubwo bupfakazi bwawe rata n'imiryango ikakwanga. Nawe naje kukubwira ngo nta handi wabonera amahoro uri hehe uretse muri Yesu. Nawe gera Yesu, nubu ukiri muto uzabona undi, kandi niyo utanamubona ukomeze wibanire n'Imana, kuko mu ijuru nta bagabo bazabayo cyangwa abagore, ruvuga ngo bose bazaba bibamwe. Bya bivangura hano umugabo n'umugore, oya, nabonye nabo bizaba bihari, ko nta hantu hari umunezero n'ibyishimo tuzaba turi hari. Bivuge ngo rero mureke dukizwe, yaba abagabo yaba abagore, mureke dukizwe twegera Imana. Ariko ikiriho nge nabonye uriya abanyabyaha ni twe bagore. Erega abagabo baduteretse tukabangira, ntago badushyira badufata ku ngufu, kuko gufata ku ngufu nibikibaho. Ariko kubera iki? Kubera ko tugenda tubasekera, tubereka inyinya, ibyo byose bitumye ngo zisenyuka. Cyane cyane nk'ubureba ikibazo cy'ubukene pe, ubukene hano hanze hari abasore pe, ugasanga pe umusore yabuze akazi, cyangwa nakora n'ubuyede, cyangwa nakandi kazi kari hanze, wenda kari hasi, ugasanga kubitanye na wa mugore w'umukecuru, amushukishije amafaranga n'amamodokari, birangiye ataye iki? Birangiye ataye umugore we. Nawe wireba ibyo byose bagushukisha, ese ko bari kubigushukisha bakaba gutaye, bakugize utaye umugore wawe, wibwira ngo bizasigarira aho gusa? Oya, wireba kuri byisi, yego nabyo turabikeneye, ariko reka duhanga amaso ku by'ijuru, kuko ari byo byiza kandi ari byo bizarama bitazashira. Mureke tubane n'Imana dukiranuke. Imana ishoboye byose, Imana igira neza. Nanjye pengeze ku biro wenda 80, sinzi niyo bituruka.
niba nkora akazi ko kumesa ariko nkanjye nkabona akagasura ngafite ni Yesu. Bivuge rero ngo mureke tubane n'Imana dukiranuke dusenge. Niba uri umugaturika ukizwe ibyo byaha ubyirengagize, niba uri umusilamu ukizwe, niba uri umudivaniste ukizwe, niba uri umwadeperi ukizwe, mbese buri muntu wese abuwejejwe mu itorero arimo, kuko mu ijuru nta by'amatorero, nta byo kuvuga ngo nari umudive cyangwa nari umusilamu cyangwa nari umugaturika, ahubwo mu ijuru hazagira mwabejejwe. Niba abantu bemera kubabazwa muri iyi si, kubera ko kubabazwa kurimo kurahari. Iyo utababajwe n'umuryango ubabazwa n'umugore cyangwa umwana, ari byo byeze kino gihe. Urukundo rwarazimye, mureke twongere twiyubake tugire urukundo. Imana itugarukeho, twongere Imana dukore ku maso. Nawe uri kureba izi mpfu ziri hano hanze, hari ibyorezo bitandukanye, hari ibyorezo bitandukanye ndetse byaburiwe imiti, hari indwara zitandukanye, hari n'izi manuka ziri hanze. Ibi byose birahari. Ni ukuvuga ngo utishwe n'uburozi wakwicwa n'impanuka, utishwe n'impanuka wakwicwa n'uburwayi. Ruvanga ibitwicana birahari. Ese niba tutari kwihana tugihumeka, tuzihana tumaze kuva mu mubiri, nta handi ubwihaniro buzaba bugihari. Ruvuga ngo burya iyo umuntu amaze kuva mu mubiri biba birangiye, nta handi hantu buzongera kubonera kwihanira. Birababaje kugira ngo tube turi guhamba bagenzi bacu. Ugize amahirwe, Imana yagushyizeho, amaguru yawe aracyari mazima, amaboko yawe aracyari mazima, turi kujya guhamba, tugahamba abagabo b'inshuti zacu bafite amafaranga, bafite amamodokari ndetse bamwe bari kuyata mu gipangu. Ese niba weho utari gukiranuka, ukumva ko wabona ibintu ari uko wamenya amaraso ya mugenzi wawe, ukumva ko watega mugenzi wawe ko afite udufaranga, ukumva ko wagenda ukajya kugira ngo ukamutega ukamukuramo ibyo afite, ko harimo benshi ukumva ngo umuntu yasohorewe amafaranga, ukavuga ati kuko yasohorewe amafaranga tugiye kumutega, mbese kumwishe wowe uzajya. Ese warebye abantu bari gupfa ukavuga ati ese ibi ngiye kubitunga, niba nzabitunga bizagira garante zingana iki, bizageza hehe? Mureke tubane n'Imana. Ugasanga abagore reka da turi kugira gute, turi kujya mu byaha dushaka kugira ngo twigwize twambare neza. Ese niba turi kugwanira ibitenge n'amafaranga n'ibiki n'imikorere, twarebye aba bagore bari hanze, abagore bari gutama modokari, bagata amafaranga, bagata amazu agasigara abereye aho ngaho. Ese iyo ubonye mugenzi wawe apfuye uri guharanira gukora ibyaha, wenda ngo ukunde ukore ugere ku nzu, wibaza ko we nta nzu yari asize? Ese bimeze bite? Ese tuzi ko hejuru y'urupfu hazabaho umuzuko? Mureke dukizwe neza. Nawe wa mukobwa we, ese bagushukisha amafaranga, ushaka gukoresha umusatsi wawe, ushaka kugira ngo wenda ubona twenda twiza tumeze neza. Ese niba tuguhaye ko agiye kugusigira inda, harya uwo mwana ukaba ugiye kumubyara atagira se ndetse na sakamwanga, bizagenda bite? Ese wa musore kuri kwiyahuza ubwe nuzi kwiyahuza itabi, ukaba uri kunywa urumogi, ukanywa ibitabi, ibyo biyobyabwenge ndetse mukiteza n'ibishinge, wa musore we uri kubona uzagereza hehe imyaka yawe? Mureke dukizwe neza, twegere Imana kugira ngo nayo izagire gute, izatugirire neza. Ko namaze kumenya ko ubukire bwose buri mu biganza by'Imana. Niba ubukire bwose buri mu biganza by'Imana, ibyo ushaka byose nta handi bizanyura ku Mana. Mureke tubane n'Imana dukiranuke, twegere Imana natwe twegere rata. Bivuge ngo rero ibi byose ntago ariho bizashirira. Nukuri ngiye ku mugabo witwa Aburahamu ni umugabo njya afatiraho igihe. Ugire kwizera wowe ukerejwe n'amasezerano, uvuga ngo Imana irabeshye, wowe ubona ko Imana ntacyo yakora. Niba Imana yarakoreye Sara igakora na Aburahamu ikabakora kiriya gitangaza, kubera iki we wibona ko wibeshye? Ubona kubera iki we wihebye? Kandi rata niyo wenda utanabigeraho, uko intoki zitareshyerega ntabwo ariko tuzareshya. Bisaba kuvuga ngo hazabamwe abakire habemwe abakene, hazabamwe abafite amazu habemo n'abafite iki, n'abafite amazu bakodesha, hazabamwe abazakodesha Yesu azarindaza bagikodesha, hari nawe Yesu agazasanga bafite amazu. Ariko ijyane icy'ingenzi, mureke twubake inzu y'umutima wacu. Uyu mutima wacu kiranuke wezwe, uhore wejejwe, kuko tutazi igihe cyo Yesu azazira. Kubera ko ibi byose turabifite, kandi buri munsi nta munsi tudapfa. Barabita bakabishaka, umunsi biguhaye ejo ugapfa ukazabura ubugingo, waba uruhiye iki? Mureke dushaka iby'ubugingo rero, nubwo n'iby'isi nabyo turabikeneye, ariko iyo dukijijwe neza tukabana n'Imana n'ibindi bizaza. Kandi noneho ese wakongeye ukareba, nongeye kuvugana none ku bandi bantu, umugabo witwa Lazaro na Nyamutunzi.
Lazaro yubahaga Imana, Nyamutunzi ntiyubahaga Imana, yarakize afite byose anezerewe, ariko rata mu bwo butunzi bwe yari umukene, yari umutindi wo kubabarirwa. Ukuntu yari umukene nuko atubahaga Imana, yarazi ko ibyisi ari ibye, ariko igihe cyarageze ajya hehe, ajya mu irimbukiro. Lazaro wubahaga Imana ajya mu ijuru. Naje kubabwira rero mu byo wagira byose, kuko ubukire butarimo kubaha Imana ntacyo bwaba bumaze. Reka rero bantu mwubaha Imana mukiranuke, niba ufite umugore unyugwe nawe. None ikibabaje nuko muri guta abagore banyu, ugasanga umuntu ni umusaza ataye umugore we, bari gukora divorce, agiye gufata umwana w'umukobwa aramutaye. Ese niba warahangaye ukajya kuri rira bendera ugasezera kuvuga ngo umugore wanjye tuzabana mu bibi no mu byiza, none ukaba umutaye, wibwira ko Imana itabibonye cyagihe? Naje kubabwira ngo ibyo dukorera mu isi rero byose bizagira gute, bizajya ku karubanda bigaragare. Ari wa mukobwa w'abandi uramufashe, uragira uramubyajije, abantu urabataye, wa mugore wawe nawe umutanya abana naho baba barakuze. Ariko naje kukubwira ngo ayo maraso azakugendwaho kuri wa musi w'urubanza, nawe uzajya kubazwa, kandi nta yindi nyungu, nta handi, nta bindi bihembo by'abanyabyaha. Ni hehe? Ni mu muriro, muri wa muriro utazima. Mureke tubane n'Imana dukiranuke. Abafite abagore munyugwe n'abagore banyu, abafite abagabo munyugwe n'abagabo banyu, mwige kubabarira. Reba nk'ubu ngubu ikibazo kiriho, none wo reba ku bintu by'amasambu, ibintu by'izungura bitumye imiryango idahuza. Nk'ubu ngubu ababyeyi bawe bari gupfa, ugasanga uri umugabo, ababyeyi bawe barapfuye, ufite bashiki bawe na basaza bawe. Aho kugira ngo mugabane ya mitungo, ahubwo uri kwikubira wenyine. Ese burya ko turi mu byi warebye, niba bapfuye babisize, harya we bizagenda bite? Uko muri kuryana mupfa imitungo, mupfa ibizungurana by'ababyeyi banyu, niko n'abana banyu nabo bazagira gute, niko nabo bazasigara bari kuryana. Nese aho bagiye we ntuzajyayo? Mwaretse tukabana neza amahoro. Niba muri abavandimwe mugasangira, uri umugabo ugasangira na bashiki bawe neza, mukabigabana mutaryanye. Ariko guhera ubu aho basaza bawe bari kunyura uri kwanyuza umuriro, aho bashiki bawe bari kunyura uri kwanyuza umuriro. Nta rukundo, abavandimwe ntibagihura. Bimeze bite? Ese urwo rukundo niba Yesu yaradukunze akava mu ijuru ari umuziranenge, mwareka tukagira urukundo nk'urwo yadukunze? Mushaka Imana rero bigishoboka, kubera ko iminsi irimo iraducika. Murabona ibintu biri kugenda birahinduka. Muri kubona abantu ba mbere nubwo babaye aba mbere, hariho ibihe byiza, hariho ibihe bitari mwizi ndwara, harimo ibihe abantu bafite urukundo, ariko urukundo ruri kuzima. Mureke dushaka Imana rero, tubane n'Imana bigishoboka, kugira ngo Imana izagire gute, izaturengere, izaturwanirire. Namwe basenga mureke twere gutukishije izina ry'Imana. Uzi kugira ngo ibintu hanze niba babihaze bisigara ari mu rusengero, ubu uri umukirisitu ujye gutereta. Nibo basambanye bari gusambana abana b'abandi, nibo bari gutanga ibiguzi, nibo bari gusambanya abana b'abakobwa. Niba uri umuririmbyi, niba uri umuhanuzi, ubu umuhanuzi uhagarara imbere y'Imana ujye no gusambana, birababaje, biteye agahinda. Erega ibyo byose ni ibintu bituma iri vugabutumwa ryo mu muhanda. Ni ukubera iki? Biri guterwa nuko turi kugenda tukarivuga nabi. Wirinde kurivuga nabi, ugasanga umuntu uragiye usenya urugo rw'umuntu, uravuze ngo umugabo suwe, umugore suwe, ibyo byose ugasanga usenya urugo rwa rubanda. Abandi ngiravuze ngo mpereza ibi. Ninde wabibatumye? Imana yaduhereye agakiza ubuntu, yaratubwiye dusengera abarwayi, iratubwira ngo tugende dukora umurimo. Nta muntu twigeze tugira gute, ntabwo igeze tubwira ngo tugende dusaba amafaranga, kubera ko nawe umunsi w'urubanza uragutegereje. Wewe wagize amahirwe ukavugana n'Imana, ariko iby'Imana yaguhaye ukaba utari kubikoresha, nawe ufite ingorane. Mureke dukorera Imana, dukiranuke ku kanini no ku gato, kugira ngo Imana izagire gute, izaturengere. Aya magambo rero narindi kuvuga subiye inyuma, ukuntu Aburahamu yizeye Uwiteka. Ni ijambo ry'Imana tubona mu Itangira ibice 15 umurongo wa mbere. Aburahamu yizera Uwiteka ngo Uwiteka musezeranye isezerano. Iramubwiye Aburahamu we ngo witinya uzagororerwa. Undate se nzagororerwa iki? Ngo nzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Ubwo numvaga ari ibintu bikomeye. Niba umugore watarakijya mu mihango, niba yarashaje ageze mu zabukuru, ariko akumva kazagororerwa, we ukumva we ntuzagororerwa.
birangira rero abona ko bitashoboka, ariko igihe cyarageze rata ngo uzagororwa ingorane ikomeye cyane. Undi aramubwira ati se nzagororwa ingorane ikomeye cyane imeze ite, ko wavukiye mu rugo rwanjye areri Yezayeli ari wo uzazungura ibyanjye, iyo ngorane nzagororwa niyi. ngo aramusohora aramubwira ngo reba ziriya nyenyeri, ngo mbese wazibara, ngo n'urubyaro rwawe niko ruzangana nawe. Uko Imana rero yituye Aburahamu ikamugororerwa, natwe tuzagororerwa nubwo tubabaye. Mwihangane, mureke tuve ku nkombe twegere imuhengeri. Banyamasengesho mureke dusenge, bavuga butumwa mureke twegere Imana, ariko kwegera Imana mureke dukizwe neza, tubabarire, dutanga imbabazi, tugire urukundo, kuko turi inzandiko zisomwa na bose. None kibabaje ngo wa muhanuzi ari kunywa inzoga. Uwo muhanuzi ari kunywa inzoga nkande. Ubwo buhanuzi bushingiye kuki? Ni umusambanyi, afite abagore babiri. Uwo muhanuzi uri gusambana, uri gukabakaba ingutiya z'abagore, ni muhanuzi iki? Uwo mupasiteri uri gusambanya abana b'abakobwa b'abandi, uwo mupasiteri ni mupasiteri iki? Uwo mushumba ni mushumba ki? Mureke tubwire gute, mureke twere imbuto, dukizwe dukiranuke, kugira ngo tuzagere mu gihugu cyo mu ijuru. Kuko igihugu cyo mu ijuru kigize gute? Kidutegereje. Kandi iki gihugu cyo mu ijuru kizagira gute? Kizajya mwabejejwe. Mureke twezwe rero dukiranuke, tubane n'Imana. Rata twasomye ririya jambo ryo mu Gutegeka kwa 2, Imana ifite byinshi. Numva ngo nidukora ibyishaka nayo izagira gute? Nayo izaduha ibyishaka. Mureke tubane n'Imana, dukiranuke, dusengera igihugu cyacu, natwe twishakira umutekano. Wikumva ko umutekano wawushakirwa n'abasirikari n'abapolisi. Niba abasirikari bari kurara umutekano nijoro, bakaba bari mu burinzi, natwe reka turwanye intambara yo gusenga. Dusenge twigira gute? Twikuraho ibibi, dusenge tuva mu byaha, kugira ngo natwe tuzagire amahoro. Mureke rero twubaha abatuyobora, tugira urukundo, tubabarire, dusangire kutwo dufite, udafite ahe mugenzi we. Ese wibwiye ngo Imana niyo izava mu ijuru ikaza kurya ibyiwawe? Wagize amahirwe Imana iraguha, ariko Imana niba yaraguhaye wamenye n'umuryango wawe. Birababaje, biteye agahinda kugira ngo baravuye mu cyaro, benshi bavuye mu cyaro baragwaye amavunja, baraza bageze mu mujyi, Imana ibatera iteka, ariko nta gusubira inyuma ngo urebe ngo mbese mama ameze ati, mbese papa ameze ati. Ahubwo abenshi muri kwihakana n'iki? N'ababyeyi banyu. Ugasanga ahubwo niba umubyeyi wawe yapfuye, uravuze ngo yango niba bajyanye muri moro, ngo babanze bakore yiriya nzu ngo ari ahantu. Ese wanze kumukorera byiza agihumeka, ni ugiye kumukorera byiza yarapfuye? Bantu b'Imana, mwarebye iyi si mukareba uko ibintu bimeze. Bantu b'Imana, mwarebye ko iyi si ntawe uzayisaziraho. Urashukwa n'amafaranga kubera kuri kona ko ufite amafaranga, ariko naje kukuvuga ngo ayo mafaranga yatunga ari ku soko. Oya, ijuru rizajya mwabejejwe. Nta musambanyi uzajyamo, nta musinzi uzajyamo, nta mujuru uzajyamo, nta murozi uzajyamo. Ijuru rizajya mwabejejwe. Warangiza ukishuka, mfite amafaranga, mfite amamodokari, mfite amazu, mbese ndahenze. Ariko naje kukubwira, sinkubujije kubitunga, ariko shaka uburyo washaka Imana. Bana n'Imana, ugire Yesu mu mutima wawe, wumve ko akurimo, wumve ko uri kumwe nawe, wumve kugendana nawe, kubera ko ntawe uzi umunsi n'igihe, kandi tuzatungurwa. Ese ubu ngubu birashoboka? Ntawe uzigiye Yesu azazira. Uko umuntu atungurwa n'umujura, niko na Yesu azabatungurwa. Uko umugore atungurwa n'ibisi, niko na Yesu azadutungura. Ese bagabo mutera inda, muzi igihe mutera inda ni munakimenya. Ese niba ukimenya, umenya igihe umugore wawe azabyarira? Uhakubaza igihe umugore wawe azabyarira, urakizi? Uzi isaha azabyariraho? Ese niba utakizi, wamenye ko nawe igihe uzapfira utakizi. Igihe uzapfira ntabwo ukizi. Ese ubu Yesu aramutse amanutse aka kanya yagusangaye? Ese nge yasanga he? Ese ndi muntu ki? Ese bizagenda bite? Ariko muzi ko hejuru yo gupfa hari umuzuko. Hari umuzuko tuzazo, abapfuye bazazuka. Hariho n'abazahinduka. Ngo twese tujye guhagarara imbere ya wa mucamanza. Buri muntu wari we wese rata. Nukuvuga ngo hazazaho taburo. Ya taburo uzisomera ibyawe. Wahishe umugore wawe ugiye gusambana, wibwira ko batakubonye. Wahishe umugabo ugiye gusambana, wibwira ko batakubonye. Ariko naje kukubwira ngo ibyo byose byaranditswe. Mwene data, mwaretse tugakizwa neza. Ntawe utarabatijwe, ntawe utagira hasengera. Bamwe n'abasiramu, abandi n'abadivaniste, kandi twese tuvuga Imana. Imana ni imwe, n'ijuru ni rimwe, n'umuriro ni umwe, abakiranutse ijuru ni rimwe. Waba umusiramu nukora ibishimwa n'Imana uzajyayo, waba umudivaniste nukora ibishimwa n'Imana uzajyayo. None bimeze biti?
nawe itekereze aka kanya imanda y'Imana ivutse wajya mu ijuru. Ese nge najyayo? Itekereze, ese ubanye n'umugore wawe gute? Ntabwo umuca inyuma. Ya magambo wivugiye ku murenge ubwo wakoraga ku ibendera uvuga ngo tuzasangira mu bibi no mu byiza, nibyo ukora. Ese mugore we aka kanya imanda imanutse wagenda? Nawe witekereze. Ese warebye bari abari gupfa ukareba ari amarimbi yose abantu buzuyemo ndetse harimo nabo bubakiye, kano kanya wowe ugiye wabugiye he? Wamuzuko se uzazukira he? Ibaze nanjye nongere nibaze. Mureke dukore byiza rero kugira ngo tuzasarura iki? Tuzasarura ubugingo. Ubibira mu mubiri azasarura kubora, ubibira mu mwuka azasarura iki? Azasarura ubugingo. Bimeze bite? Aba bana babandi bimeze bite? Uri kuryamana n'abana babandi ubashukisha amafaranga ubashuka. Ese kuri wa munsi w'umuzuko ubwo tuzamurikirwa bizaba bimeze bite? Wataye umugore wawe umuca inyuma, bimeze bite? Uri umutinganyi, uri gufata umugabo mugenzi wawe mukaryamana, bimeze bite? Imana ko yaturemye ikavuga ikarema uriya mugabo Adamu, yarangiza ikamukuramwo urubavu, hari gamukuramwo umugore ari we Eva, ikabashyingira akaba umugabo n'umugore. None abagabo mukaba mubaye mwariremeye mukishira y'ibyanyu, batinganye, bimeze bite? Ndakubwira nge nigende, sininya gupfa ahubwo ninyiki, ninyicyanyicira ubugingo, kuko gupfa ho sininya gupfa. Bimeze bite? Ubutinganyi bureze, ubusambanyi bureze, amashyari, inzangano, bimeze bite? Bagabo ku mugabo byabaye hehe? Umugore ku mugore byabaye he? Bagabo bimeze bite? Hari n'abagabo bataye abagore bawo, umuntu akabana n'umugabo ugasanga bamaze umwaka, akumubaza ngo bimeze bite? Abagore bari kurira, abagabo mwataye abagore banyu muri gukora ubutinganyi, abagore banyu mwazanye mwarabataye. Mwataye abana babandi, urava ari Igisenyi ufite y'umugore, Ikigali ufite umugore, Ibutare ufite y'umugore, abana mwaragiye muri abashugunye ndetse ni mu bareba. Ese wibwiye ko babana bari ku mutwe wawe? Bimeze bite? Bimeze bite ko ndeba turi gusubira inyuma? Bakristo bimeze bite ko nta muntu udasenga? Bimeze bite? Ariko muzi ko byose Imana yabibonye, muzi ko byose Imana yandika, ko hari abamarayika mu ijuru bandika. Bimeze bite? Uri kwica mugenzi wawe kugira ngo ubone ibyo uzungura. Ese kumwishe wejo ntuzapfa? N'abarozi nabo mbavugeho, nabo barahari. Yemwe barozi muri kugura amarozi mukica bagenzi banyu, mbese mwe muzi ko mutazapfa? Abo bantu mwishe nizo numbi zose zizabahagama, zizabahagarara ku mutwe kuri wa musi w'urubanza. Bimeze bite? Turi bantu ki? Duhagaze ute? Maraki 3:19 ngo dore umunsi w'Uwiteka, ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi zibi bose bazashya babibishinga, dore bazashya bashireho, ngo nta muzi cyangwa ishami rizasigara kuri uwo mutini. Ariko mwebwe abubaha izina ry'Uwiteka, abagabo batamanura amapantaro imbere y'abagore babandi, abagore batamanura amajipo imbere y'abagabo babandi, abakobwa bahagaze ku busugi bwabo, abasore bahagaze ku manzi bwabo, ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira. Ngo rifite gukiza ku mababa, gifite gukiza mu mababa yari, ngo bazasohoka bakinagira nk'inyana zo mu kiraro, ngo bazaribatira abanyabyaha, abanyabyaha bazabiva umunsi y'abakiranutsi, umunsi y'ibirenge by'abakiranutsi. Ibyo wagira byose, wagira amamodokari, wagira amayetari, nudapfa uzabiva abakiranutsi bagukatakata. Birababaje. Wowe uri kujya muri kariyeri ukagura, ukabona umuntu umwisumya akaza akagufasha, umwana akaza akagufasha, cyangwa umugabo akakugereza ku modokari yawe ugafungura. Birababaje kugira ngo wa muntu kwisumira azakizwe, azabona ubugingo wowe upfe, narangiza azagukatakati. Kandi naje kwerekwa aho abanyabyaha bazaba bari kureba abantu bari mu ijuru, abantu bari mu ijuru bazaba bari kureba bari mwese, bari mu muriro. Ibaze kugira ngo uburi umugabo utarakijijwe, wari umukristo bazi kusenga, nurangiza ujye mu muriro uhurireyo na wa muntu wibereye handi muri bya utarigeze ajya mu rusengero. Birababaje, biteye agahinda. Wamunyuragaho umutera ibyondo, none musanzeyo. Wamunyuragaho umutera ibyondo, none aragukata kasi. Birababaje bene data. Waba wararuhiye iki ujya musi utabonye Yesu? Waba wararuhiye iki uyu munsi ujya musi uticaranye n'Imana? Usavuga se ngo ni wabwiwe?
barababwiye mu rusengero, isengero baratubwiye kwihana, baratubwira barababwira mwanze kwihana. Mu butayu barababwira, hari n'abazamukaga imisozi abandi bakajya mu butayu, barababwira mu mihanda, ndetse bamwe mutita abasazi, nanjye banyita umusazi. Ariko naje kukubwira ngo iyi si yawe, hunga umujinya w'Imana, va mu byaha kuko isi ifite iherezo. Naje kukubwira ngo va mu byaha, iyi si tuyirimo, tuboneramo byinshi byiza, hakabamo na bibi, ariko naje kukubwira ngo ijuru rirahari kandi rizajya mwabejejwe, ntabwo hapfa kuzajya mwababonetse bose. Naje kukubwira ngo wowe urenganya ukarenganya bagenzi bawe, nturenganure, wanga kurenganura abapfakazi n'imfubyi ndetse mukabanyonga. Naje kubabwira ngo umunsi w'urubanza urahari, tuzajya kumurikirwa ibyo twakoreye ku isi. Bene data, subiza amaso inyuma urebe abakire bari bafite amafaranga. Urasanga hari abukinanyana babubakiye utuzu. Ese nubwo babubakiye utuzu ugize ngo byararangiye? Hari umuzuko, abapfuye bose tuzababona. Bimeze bite bene data? Uhagaze ute? Umeze ute? Naje kukubwira ngo ibaze niba nta rukundo ruri mu cyumba cyawe, mu bana bafite uruhe rukundo? No mu bana ntarwo, no hanze nuko. Warangiza ngo ndi umukristo, ngo ngende umukristo, ngo nzajya mu ijuru. Uzajya mu ijuru se ni iryaswe? Ni irya nyoko se? Mureke dukizwe neza, uko waba kose ukizwe, waba umukristo utaba umukristo, shaka Imana, muhungire mu Mana, duhungire mu Mana. Bene data, mabona izi ndwara ziri hanze, ibyorezo biri hanze, Imana ishoboye byose, nta kidashoboye. Mwaretse tugahungira ni ku Mana. Ese uri gusenya ingo z'abandi, we nta bahungu ufite? Ese abo bahungu bawe bo ntibazubaka? Ese uri kubasigira murage ki? Uri gusambanya abana b'abandi b'abakobwa, mbese we nta bakobwa ufite? Yemwe bahanuzi, yemwe bavuga butumwa, yewe bashumba ba pasteri, mureke dushaka Imana bigishoboka. Twegere Imana kugira ngo nayo igire gute? Itwegere. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Icyo nabifurizaga, nifuza kugira ngo mubishuti n'Imana, ubishuti n'umuntu kubera ko ufite amafaranga. Iyo amafaranga ashize aragucika akagenda. Umugore wawe aragukunda, ndetse hari abagore bakunda abagabo kubera amafaranga. Iyo amafaranga ashize nawe akuvaho. Bishuti n'Imana, kuko umugore azapfa gusige cyangwa nawe upfa umusige. Bishuti n'Imana, kuko nta handi hari ubuzima, nta handi hari amahoro, nta handi hari ibyishimo, nta handi hari umunezero, ni ku Mana. Mureke tubane n'Imana kandi dukore byiza kuko bizatugaruka. Twifurize bagenzi bacu byiza kuko bizatugarukira. Uyu munsi ufite amafaranga, amafaranga ni umushyitsi, ni meza, ni umushyitsi. Uyu munsi urayafite ariko ejo yakuvaho. Uriye usuzugure, ejo wabona nawe ayafite, ejo nawe ukayabura. Uyu munsi uri gukoresha ariko nawe ejo wakorera abandi. Uyu munsi uri gukoresha, ejo nawe abana be bakorera abandi. Ese muri gutambuka mugahonyura abana. Hano mu muhanda harimo abana buzuyemo. Aba bana buzuyemo babyawe nk'ababyeyi, babyawe nk'uko namwe kugira ikibazo. Hari abana bagiye bajya mu muhanda kubera ubuzima, hari abana bagiye bajya mu muhanda kubera karande, kandi aba bana nimwe mwababyaye. Ahubwo bakunyuraho mugakubita mukica. Ngiye kukubaza, iyo ugeze Igisenyi uvuye no muri Musanze ukaryamana n'umugore cyangwa n'umukobwa mudakoresha agakingirizo, wibwira ngo bisiga ubusa? Ese ugeze Kigali ukabyara ukaryamana n'umugore cyangwa umukobwa nta gakingirizo, bisiga ubusa? Aba bana rero nimwe mwababyaye. Mureke duhaguruke, dusenge, dusengera iki cyorezo. Iki cyorezo cyatujemo, iki cyorezo kiri gutuma abana buzura umuhanda, iki cyorezo kiri gutuma abana babyara bafite imyaka 12, 13. Mureke dusenge, nidusenga Imana izumva gusenga kwacu, agakiza kazamamara. Ariko kugira ngo rata dukizwe by'ukuri, ahubwo abantu bari gusubira inyuma, aho kugira ngo basubire iki bajye imbere, ahubwo bari gusubira inyuma. Basubira inyuma ni mugaruke. Yemwe abasubira inyuma, yemwe abasubira iyo muva inyuma kwa ikuzimu kwa Nyamutezi, mukareka umusaraba ko muneshejwe. Ubwo Yesu azagaruka tuzamurebesha amaso dute dufite ibyaha. Ubwo utihanira gukizwa ukaturira abantu gusa ngo bamenye kukijijwe, urarushywa n'iki? Ubwo uri umunyangeso nziza ushyitsa byose by'itorero, ntugeze ku musaraba, wizeye iki? Ngiki cyambu cy'amaraso ya Yesu, wirohemo wamutindiwe, we kugira agace wasigaza. Yesu aracyagutegeye amaboko, mwegere, niwe karuhura, nta wundi wakuruhura.
Imana yo mu ijuru igire gute iduha umugisha, iduhe gukizwa neza, nanjye ime gukizwa neza. Ndashaka kugera ku rugero rukwiye, mureke tugere ku rugero rukwiye, tugere ku rugero Imana ishaka. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Uri Imana data wa twese, uri rurangiza rwa burundu, ushoboye byose Mana, wambaye imbaraga n'icyubahiro, uri umutabazi, uri umurengezi, uri Imana itarya ruswa, uri Imana igira impuhwe n'imbabazi, uri Imana itarobanura ku butoni, uri Imana itoranya abakene igatoranya abakire, uri Imana itajya yivuguruza, uri Imana ikenya uruziga kenyeza, uri Imana yicaye ku ntebe yayo. Mana, ndi imbere yawe wa mujakazi wawe, nari ndimo ndi kubwira ubwoko bwawe, ndimo ndi kukubwira ngo Mana, nanjye wongere umagakiza, wongere unyuhagize amaraso yawe amenekeye ku musaraba Igorogota. Uhagira aba bagabo bari mu iyi si, uhagira abagabo bari hanze, aba bagabo banyugwe n'abagore babo, uhagira aba bagore bari hanze, uhagira urubyiruko, uhagira twese Mana nk'uko waturemye, maze ugabanye umubare w'abarimbuka wongere umubare w'abakizwa. Dukeneye Mana gakiza, dukeneye kutwomora, dukeneye kuwaza ukomora Mana. Hari abafite inguma, hari abafite imibabaro, dukeneye komorwa nawe Data. Tanga gakiza, ruhura abarushye, renganura abarengana, tabara imfubyi n'abapfakazi, rengera aba bana bato. Aba bana bato dukeneye agakiza, dukeneye kumva ijwi ryawe nka rya rindi Sawuli yumvishije. Dukeneye agakiza Data, nyeneye kugira ngo uduha agakiza. Gera kw'aba bagabo b'iyi minsi Data, hura nawe Yesu nk'uko wahuye na Sawuli. Sawuli yari umunyabyaha, ndetse ngo agiye Damasiko kuzana inzandiko zo kwica abavuga izina ryawe. Yesu amaze gutungurwa n'umucyo wawe arakizwa. Tanga agakiza ku bagabo b'iyi minsi, tanga agakiza ku bagore b'iyi minsi, tanga agakiza ku rubyiruko. Reka ugabanya umubare w'abarimbuka wongere umubare w'abakizwa. Dukeneye amahoro n'umutekano, dukeneye kuduha amahoro, turindira igihugu cyacu Mana. Ngwino uduha amahoro n'umutekano, ngwino uturinde, ngwino ugere mu ibi byorezo biri hano hanze. Ibyorezo bibaye byinshi, abarwayi barahari, ibyorezo bitandukanye Mana. Ngwino ukiza abarwayi, ngwino urenganura abarengana, ngwino Mwami ukora imirimo n'ibitangaza. Dukeneye agakiza kawe, dukeneye gukizwa by'ukuri, dukeneye kugera ku musaraba, dukeneye kubana nawe, dukeneye kuza ukinjira mu mitima yacu Yesu. Ngwino mu mitima yacu, ngwino mu mitima y'abagabo b'iki gihe, ngwino mu mitima y'abagore b'iki gihe, ngwino mu mitima y'uru rubyiruko. Yemerera Data wongere utwagiza amaraso yawe, ya maraso yaguturutse mu rubavu, ya maraso yaguturutse mu mutwe, nyemera ayo maraso yawe yatwuhagize. Nyemerera rero Mana kuvuga nuko ajye gukora n'ukwawe. Komeza kubana n'abanyarwanda bose, uduha umutekano, turindira igihugu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana. Turi kugana ku musozo, ndasoza nkubaza utya, ese byashoboka yuko waba yumvise aho Imana yagukuye nawe ashaka yuko ari muri bwa bubata, ashobora kuba ari indaya, ashobora kuba afite ibindi bibazo bitandukanye, iby'uburwayi cyangwa se byo mu buryo bundi, byashoboka ko yaguhamagara ukamufasha gusenga? Biremewe, nta kibazo? Ndabyemeye, ariko bamwe ndababwiraga bakaza mu rugo. Yego. Ko aya majwi ari hanze ntabwo wamenya, hari n'uwagucomeka kuri Nyabingi. Hari abo saba umwana ikanyemera ngasenga, hari n'abo byanga nkabihorera nkababwira bakaza mu rugo. Ngo nta kibazo, ugiye gutanga nimero yawe ku buryo uwagukenera yaguhamagara mugasengana. Numero yanjye ni 078 50 13 92. Yego, Imana iguha umugisha. N'ubundi hano wahawe ikaze, tuzajya tugutumira uze twivugira imbaraga z'Imana. Imana twese duhaze ibyiza. Amen.